Ndagusuje cyane Ngoma Kirehe impanuka y'imodoka yo muri Tanzania yahitanye ubuzima bw'umugenzi wa moto ibaze nawe. Mu muhanda uhuza Ngoma na Kirehe habereye impanuka ikomeye y'imodoka ifite plaque zo mu gihugu cya Tanzania yahitanye ubuzima bw'umugenzi wari utwawe na moto. Iyi mpanuka birazwi nka Karutaneshwa mu mudugudu wa Karambi mu kagari ka Mahongo umurenge wa Kibungo mu karere ka Ngoma, ikaba yarabaye mu ijoro rya tariki 17 Mutarama 2026. Abakora avuga yuko imodoka yagonze moto ari iri imbere yayo mu cyerekezo kimwe iyigonga iturutse inyuma. Kubera ari imbaraga z'impanuka mugenzi wari utwawe na moto witwa Numviyumukiza Theobald yahise asiga ubuzima ku kanya. Abaturage bari hafi yaho byabira bavuga yuko impanuka bayitunguranye bikekwa yuko yabaratoye n'umuvuduko ukabije cyangwa se kutitondera uko umuhanda umeze cyane cyane masaha y'ijoro. Inzego z'umutekano zahise zitabazwa zitangira kuri cyane cyateye impanuka ndetse no gufata ingamba zikwiye mu gihe umurambo nyakwigendera wahise ugeranwa ku kanya. Iyi mpanuka kandi yongera kwibutsa abakoresha umuhanda bose by'umwihariko abatwara ibinyabiziga n'abamotari gukomeza kwitwararika, kugabanya umuvuduko ndetse no kubahiriza amategeko y'umuhanda cyane cyane masaha y'ijoro aho impanuka zikunda kwiyongera rwose. Kandi ngo kore by'impanuka twihanganisha umuryango wabuze uyu musore ndetse kandi aho tumugabo ati rest in peace rwose aruhukire amahoro mu buzima bibaho. Mura subscribe nimba rugamugeze kuri iyi chaîne cyane Obi Nangini Obi Time News. Obi Time News.